mwagiye mubyumva ko malariya yagabanutse cyane, biravugwa cyane, u Rwanda ruvugwa mu maraporo atandukanye ko ruri mu bihugu bya mbere ku isi birimo bigabanya malariya neza ugereranije n'intego isi yihaye. Ariko kuva 2024 tubona ko wa musozi twongeye kongera kuzamuka. Naho twatangiye kugira ibibazo byo kubona ubwiyongere bwa malariya hamwe na hamwe, ariko naho mbere tutari tumenyereye ko malariya iba ari nyinshi muri Kigali, mu majyaruguru n'ahandi. Ngira nk'uko mubona rero umwaka w'ingengo y'imari washize 2024-2025 twagize 76 ku gihumbi, byerekana ko imibare yazamutse. Muraza wenda kwibaza impamvu, hari izo mwagiye mwumva tuzivugaho zitandukanye, ariko ingenzi cyane naho noneho udukoko dutera malariya twagize ubudahangarwa, ibyo twita ko ari resistance. Kuvuga ngo imiti twakoreshaga mu izina rya Coartem yatangiye gucika intege hamwe na hamwe, bigatuma n'umuntu uyihawe ashobora kudakira, kandi bidakize ukomeza kwanduza bagenzi bawe cyangwa se ukongera ukandura mu minsi ya vuba. Ibyo byagiye bituma imibare yongera, ariko n'ubundi imibu yakomeje nayo gukora gahunda yayo yo guhangana n'imiti dukoresha dutera imbere mu nzu no mu nzitiramibu. Niko twagiye tunahindagura natwe imiti ihangana na ya mibu kugira ngo turebe ko twabasha kuyirwanya. Ikindi twabonye mu byatumye malariya izamuka muri iyi myaka ishize, tubona imihindagurikire y'imibu mu bijyanye n'aho irumanira. Aho utinze ingamba imbere mu nzu ari inzitiramibu no gutera imiti, twasanze hari aho bituma ya mibu nayo mu buryo bwo kwirwanaho, aho kugira ngo irumanire mu nzu ahubwo igenda ikarumanira hanze. Ibyo rero bituma bya byiciro nabwiye byihariye bigira ibyago byinshi byo kurumwa n'imibu hanze bakarwara malariya. Niho nyine twasanze no muri Kigali mubona ko imibare yazamutse cyane, ndetse n'ahandi mu mijyi imwe n'imwe y'igihugu.